Ibyahishuwe ku cyorezo cya coronavirus. Kuva kera isi yaremwa hagiye habaho abantu b'abahanga, abahanuzi n'abandi banyempano batandukanye bashoboraga gutekereza isi cyangwa bakifashisha ubuhanga n'impano zabo bakaba babwira isi ibyago cyangwa se ibindi bigiye kubabaho ahazaza, abantu bakamenya icyo gukora. Muri Bibiliya abo bantu babise abahanuzi. Mu materaniro y'abasenga bamwe babita aberekwa, abandi babita ababonekerwa. Mu Rwanda ho twabise abapfumu cyangwa se abavugi. Nta gushidikanya mu bihugu byose mu mico byitandukanye hagiye habaho abantu bameze nk'abo bashobora gutekereza cyangwa se bakifashisha ubuhanga bwabo n'izindi mpano bakaba bamenya ibizaba. Ibyo bavugaga babyitaga ubuhanuzi cyangwa ibyahishuwe cyangwa se indagu. Uyu munsi isi yose yugarijwe n'icyorezo gikomeye cyane, kiri gukwirakwira vuba vuba kikagera ahantu henshi kandi kikarimbagura abantu benshi. Abantu bafite ubwoba. Nta kindi cyorezo ni coronavirus, COVID-19, COVID-2019. Ese koko ko kuva kera Imana yagiye ihishurira abahanuzi, intumwa, bakabwira isi ibigiye kuba mu byo bagiye bita ubuhanuzi, kuri iyi nshuro byaba byagenze bite? Ese ko abapfumu, abahanga, abandi biyumvira bikaba, abandi bafite impano zitandukanye batahwemye kugaragaza ubuhanuzi ndetse n'ibindi bizaba, kuri iyi nshuro byaba byagenze bite? Ese haba hari ubuhanuzi kuri iki cyorezo cya coronavirus, ku nkomoko yacyo n'uko kizarangira? Ese hari ibyahishuwe kuri iki cyorezo? Ese abahanga babivuzeho iki? Ni Didier Nyitwiki, ikiganiro n'isi n'ubuzima, ikiganiro mugezweho na B2B Outcomes. Mu kiganiro cy'uyu munsi twifashishijwe zimwe mu nyandiko z'abahanga, ibyahishuwe, Bibiliya, ibitabo by'ubuhanuzi, ibitabo by'aberekwa ndetse n'ababonekerwa, tunifashije kandi amwe mu magambo y'abantu bifitemo impano zo kwerekwa ndetse n'impano zo kuba bakiyumvira cyangwa bakabona ibintu bigiye kuba. Tugiye kureba ku buhanuzi cyangwa se ku byahishuwe kw'iki cyorezo cya coronavirus 2019 COVID. Ahagana mu mwaka w'1981 hasohotse igitabo cyiswe The Eye of Darkness cyangwa se amaso y'umwijima. Muri icyo gitabo kuri paji ya 333 basobanura ko hazabaho icyorezo kizakorerwa mu Bushinwa ahitwa Wuhan, kandi bakavuga ko Wuhan izaba intwaro ikomeye kuri icyo cyorezo. Bavuga ko icyo cyorezo kizakwira isi yose. Icyo cyorezo kikaba kizagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyajyanywe n'umuntu bita Liken. Icyo cyorezo amakuru dufite kuri uyu munsi cyageze ku isi hose koko, kandi cyavuye Wuhan mu Bushinwa. Icyo cyorezo kandi cyavuye mu Bushinwa kijya muri Amerika, kiva aho hantu bita Wuhan. Ahagana mu mwaka w'2008 hasohotse ikindi gitabo cyiswe End of Days, Prediction and Prophecy, End of World. Icyo gitabo tugenekereje usubira mu Kinyarwanda wavuga ko cyitwa Impera z'umunsi. Tugenekereje gushyira mu Kinyarwanda twavuga ko cyiswe Impera z'iminsi cyangwa se ubuhanuzi ndetse n'ibishobora kuzaba cyangwa se impera z'isi. Icyo gitabo kuri paji ya 312 turasanga amagambo avuga ku icyo cyorezo. Ni kuri paji ya 312 ku gika cya gatatu
aho bavuga ngo muhagana mu mwaka w'ibihumbi 2020 icyorezo gikomeye kizakwira isi kizahitane abantu benshi. Icyo cyorezo kizajya gifata umuntu, gifate mu myanya y'ubuhumekero, cyangiza ibihaha, cyica abantu. Icyo cyorezo kizahangana n'imiti yose ku buryo nta muti uzagikoraho. Icyo cyorezo kandi kizica ubwacyo. Icyo cyorezo kizikuraho kikize ubwacyo, kigaruke nyuma y'imyaka 10. Icyo cyorezo nikigaruka kizongera giteza ibibazo, ariko nikigenda bwo kigende kigiye burundu. Muri Bibiliya kandi turahasangamo andi magambo asa n'ubuhanuzi bwerekeranye n'iki cyorezo. Mu gitabo cya Bibiliya Abami 1 umutwe wa 9 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 14 haranditswe ngo ninkinga ijuru imvura ntigwe, nintegeka inzige ngo zize zangize igihugu, ninohereza icyorezo mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye bakicisha bugufi bagasenga, bagashaka uruhanga rwanjye kandi bakareka ingeso mbi zabo, nanjye nzumvira mu ijuru bababarira ibicumuro byabo kandi nkiza igihugu cyabo. Tugendeye kwa aya magambo yanditswe muri Bibiliya aha mu Bami 1 umutwe wa 9 ku murongo wa 13, aho bavuga ngo ninkinga ijuru imvura ntigwe, nintegeka inzige zikaza mu gihugu. Aha nagira ngo mbibutse gato, mu minsi yashize inzige zari zibasiye iyi si muri rusange, ndetse na hano hafi yacu mu Rwanda zarageze cyane. Habuze gato ngo zigere mu Rwanda, harabura gato ngo zageze no mu Bugande, muri Kenya ndetse n'ahandi. Benshi buririye kwa aya magambo kandi burira ko inzige zahageze, bavuga ko no muri Bibiliya byanditseho. Kandi hano bavuga ngo ninohereza icyorezo mu bantu banjye, bahise batekereza ko icyo cyorezo nta kindi ari coronavirus. Ku murongo wa 14 aho bavuga ngo maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye bakicisha bugufi bazasenga, bicishe bugufi nanjye mbakize. Aha ibihugu bimwe na bimwe byatangiye gukurikiza uyu murongo, aho byicishije bugufi bikaba byatangiye gusenga. Aha twavuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko kuri uyu munsi tariki ya 15 z'ukwezi kwa 3 umwaka wa 2020 uba umunsi wo gupfukama, gucisha bugufi bagatakambira Imana ikaba yabakiza iki cyorezo. Hirya no hino abantu barimo barasenga ngo Imana ibe yabakiza iki cyorezo. Ahantu henshi nta yandi makuru bari kuvuga. Hari ahantu naciye abantu bari kuvuga kuntu babyeretswe. Hari n'undi musaza nahoze numva ko avuga ko ari inararibonye, yumvira ibintu bikaba, ari kuvuga ko ari kwiyumvira agasanga koko iki cyorezo gishobora kuba ari impera y'isi, kandi yari yarabyiyumvishe kuva kera, aho yari yaratangiye kubona abantu barahindutse bafite imico mibi kandi bitwara nabi. Hari n'abandi batangiye kurira ko ibi ngibi bakavuga ko babyeretswe. Muri rusange isi yose ifite ubwoba, gusa nta kindi twakora ni uguca bugufi tugasenga, kuko Imana ikoraho byose, Imana ikiza byose, kandi tukarushaho gukurikiza amabwiriza tugenda tugerwa n'inzego zitandukanye z'ubuzima, aho dusabwa gukurikiza umuco wo kugira isuku, kwirinda guhura n'abantu benshi kuko tutazi ufite icyorezo. Mwakoze cyane, ikiganiro cyacu nakagaruka. Tubibutse ko mushobora kugira uruhare ku kiganiro cyacu mukora like, subscribe na comment ubutumwa bugufi. Ntimugire ubwoba, Imana iri kumwe natwe. Ntimugire ubwoba, mukurikize amabwiriza y'isuku, mwirinde cyane. Imana iraturinda kandi iradukuranga.